nyuma bigeze nko mu masaa 10 rero umwuka wera nibwo yaje aranganiriza arambwira ngo umuntu wa mbere utaravirwa n'umucyo ni umuntu ngo uba mu itorero akaba yarafashe n'inshingano zo kuba mu itorero z'ubudiyakoni z'ubwarimu, akaba yagenda akaba umwarimu, akaba yaba umushumba, akaba yaririmba, mbese babantu bakora imirimo mu itorero. Uyu nguyu rero ntago yibwira ko yaviriwe n'umucyo, ahubwo yirengagiza nkana ko nukuvuga ngo ntago aravirwa n'umucyo, arabyirengagiza. Uyu muntu ngo yitwaza, Imana yamugereranyije nk'umuntu ugenda na sinyatire idafite stamp. Aragenda akajya yikinga mu maso y'abantu nabo badafite amaso abona, bakibwira ko uyu muntu afite ibyangombwa bimuhesha kuba yaba umudiyakoni, kuba yaba umwarimu mu itorero, kuba yaba umushumba, kuba yayobora ministeri runaka, mbese babandi bafite imirimo mu itorero. Uyu muntu aragenda akabakinga icyangombwa kituzuye gifite signature itariho stamp, akabeshya abantu ko icyangombwa kitariho kashe akabeshya abantu ko afite icyangombwa bikamuhesha kwinjira muri izo nshingano zose. Iyo amaze kugeramo rero, Imana yarambwiye ngo iyo amaze kugeramo aragenda akanyunyuza ba bantu bamaze kuvirwa n'umucyo, aragenda bose akabanyunyuzamo ibyo bafite bigiriranwa n'iki kintu bita amahage. Ihage riba ku nsina, ihage ni agatsina gato kavuka ku nsina. Icyo gashinzwe kariya abahinzi bakita igisambo. Ikintu gashinzwe ni ukunyunyuza intungamubiri zagatunze insina izavamo n'igitoki ko kakazifatira. Aho uzakabona hose uzakabona gatoshye kameze neza, mbese gafite n'amakoma y'icyatsi ameze neza, kameze neza kuruta insina, kandi nta gitoki kizazaho. Uyu muntu rero wa kabiri Imana yambwiye ko ari wa muntu ugenda akinjira mu itorero rwihishwa, agacengera, agahabwa n'inshingano, ariko akagenda akanyunyuza intungamubiri ziri muri wa muntu wamaze kuvirwa n'umucyo. Imana yamunyeretse nk'umuntu, nk'inzu nziza rwose ya kadastre yayindi nababwiye ibereye ijisho, ari nayo ifite amapinane, yambaye amapinane ariko icuritse. Ni ukuvuga ngo yo nubwo yari ifite amapine ariko amapine arareba hejuru, noneho yo ihagaze ku gasongero. Bivuze ngo amabati ni yari hasi. Yego, no kwa kundi bubaka inzu za kadastre bakagira akantu gasongoye kaba kari hejuru. Ako ngako niko kari gahagaze, amapine areba hejuru. Ubwo wayiba mute? Ni ikibazo gikomeye. Nagiye kubona rero mbona ninjiye muri yanzu, ninjiyemo mbese wari umunzani wo gupimiraho abo bantu. Abantu bagiyeho rero mbona umuntu wa mbere, no kuvuga ngo bajyaga uko wacungaga umunzani uwujyana hirya, umuntu wabashaga kugaruka nyine imirimo ye yabaga yapimwe iri mizima, nta kintu ishobora mbese Imana yabaga ibonye ko ari umukiranutse. Hanyuma balansoari yaherayo ukamenya ko ibya wa muntu birangiye. Bivuze ngo hari uwo mwasunikaga yagenda ntagaruke cyane rwose. Akajya he? Nicyo ngiye kubabwira. Igihugu cyiza kiradutegereje mw'ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amahoro y'Imana kuri wowe wese mu gukurikira Beura washyingiwe, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Beura bisobanura washyingiwe mu Kinyarwanda. Uyu munsi tugize umugisha udasanzwe kubera ko uyu mutumirwa no bwa mbere yicaye imbere ya kamera wenyine. Ubundi yajyaga aza hano mpagaze nawe akajya hari, nanjye nkajya hariya, none twaguranye uyu munsi. Tubaha ikaze, nagira ngo mwakire abanza basuhuze. Ngewe nitwa Pamphile Usabye Yesu. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe abamaze gutura muri quartier, umudugudu mwiza wabatandukanye n'ibyisi, amahoro Yesu atanga abe kuri mwebwe. Nitwa Liliane Kariza, Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Hanyuma harya bose ntangiye kuvuga ngo sheri urumva umeze ute? Yego, tuguhaye ikaze. Nagira ngo
tugusengere hanyuma tuganirize uko umwuka yakujuje mu mutima. Duha ikaze abantu bose bahisemo kudukurikira, by'umwihariko bahisemo kubikora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urero kiranuka ibihe byose naguhinduka. Urakoze kuduha amahirwe yo gukora no kuvuga izina ryawe muri aka kanya, kandi ukaduha n'umwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Yohana yavuze ko hahirwa abasoma amagambo muri kiriya gitabo kandi n'abayigaho n'abayatekerezaho. Ndakwinginze ubane natwe muri iki kiganiro, kandi itorero ryawe rikomeze kuzuzwa no guhembuzwa n'ijambo ryawe. Urakoze kukumva gusenga no kunyika kwacu, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu, nagira ngo tugwakanya tuganirire uko umwuka yagushyize ku mutima. Ni karibu. Murakoze. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo, igice ni icya 6, umurongo ngendereye n'uwa 4, ariko reka duhere ku murongo wa mbere ntacyo bitwaye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Umurongo wa mbere uravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Umurongo wa 4 ari nawo ngenderere uravuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura abashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Nta byinshi usobanura kuri iri jambo ry'Imana, ahubwo ndavuga uko umwuka yantumye kuvuga uyu munsi. Icyakora icyo navugaho nuko umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we ntago yabasha kuvirwa n'umucyo. Umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we aba afite ibintu bitatu, ari nabyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Icya mbere nuko ahabwa impano iturutse mu ijuru. Icya kabiri nuko agabana ku mwuka wera. Aha ni hahandi umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye muri twe, ngo niwe wemeza abantu. Ati tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Umuntu rero wamaze kuvirwa n'umucyo, ako kanya ahita ahabwa umwuka wera. Twebwe abamaze kuvirwa n'umucyo, abamaze kwizera Imana, ikintu kiba nuko twamurebyeho gusa, tukimurebaho duhita tuvirwa n'umucyo. Ni igikorwa kiba direct, denku nta mwanya ubamo. Ukimara kuvirwa n'umucyo rero egare guhita wemerwa, duhita twemerwa. Imitwaro yose yindi yaduhitamishaga byaha mbese bikurwaho, umuntu agasigara agenda yemye. Uwo niwe muntu waviriwe n'umucyo. Ikintu cya gatatu kiranga uwaviriwe n'umucyo rero nuko ngo asogongera ku ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ryabitubwiye, akaryumva, akarinyunyuza, yarangiza akaryibonamo. Ijambo ry'Imana rikamubera miruwari. Hahandi uko akunda ujya muri miruwari ushaka kwireba ko nta wambaye neza, kusa neza, ko wisize neza. Ahangaha niko umuntu waviriwe n'umucyo amera. Ahagarara imbere y'ijambo ry'Imana akaryibonamo. Agihagarara imbere y'ijambo ry'Imana rihita rimubwira ngo hano ntabwo umeze neza, hano urabona ko utitunganyije neza. Ako kanya agahita abikora kuko ari muri miruwari nyine. Uyu niwe muntu wamaze iyi niyo definition y'umuntu waviriwe n'umucyo. Ahabwa impano iva mu ijuru, akagabana ku mwuka wera, yarangiza agasogongera ku ijambo ry'Imana rikamubera miruwari. Ahangaha rero ngiye kuvuga ku muntu utaravirwa n'umucyo, ni ibintu byoroshye cyane. Umva ni contraire yo kuvirwa n'umucyo. Uwaviriwe n'umucyo hari ibintu bimuranga. Utaravirwa n'umucyo rero bihita byihuta ako kanya. Icyakora reka ngufashe kubyumva nk'uko umwuka wera yambwiye kubisobanura.
nari maze icyumweru kimwe mvuye mu masengesho y'iminsi 5. Aya masengesho nayakoze nyine nshaka kugirana ibihe byiza n'Imana, niyo ntego nari mfite, nuvaga nshaka ko Umwuka Wera yongera kuba mwinshi muri njyewe, kuko nubundi ijambo ry'Imana ryo ritubwira neza ko nyine ko dukwiye guhora twicomeka kuri Yesu kugira ngo tubashe kongera kuzura. Nari nicaginze rero nkuko telefone ishiramo umuriro, hanyuma ukayicaginga kugira ngo yongere ijyemo umuriro ubone kuyikoresha. Nanjye niyo ntego nari mfite ayo masengesho y'iminsi 5 nayavuyemo rero. Hanyuma ku wa gatandatu w'icyumweru cyashize nibwo naryamye mbura ibitotsi. Nari naniwe kubera iyi mirimo tubamo ya beura ya buri munsi, mbura ibitotsi rwose bigera saa 9 z'ijoro nkicaye. Nyuma bigeze nko mu masaa 10 rero Umwuka Wera nibwo yaje anganiriza ibyo ngiye kubabwira, aranganiriza rwose. Tumara umwanya munini tuganira, icyakora ngeze aho ndananirwa. Nibwo nabyutse nsenga isengesho ndavuga nise Mana, wambabariye ukarekeraho ibimbwiye, wambabariye akaba ari byo urekeraho, noneho ukareka nkaruhuka. Niba hari ibindi bigikomeje ukamfasha tugahurira mu nzozi nk'ibisanzwe. Nuko nasenze ndongera ndaryama, ariko nubundi bibi by'ubusa. Nahise nkuramo ikintu gikomeye, icyifuzo gikomeye cyo gusengera abantu batajya basinzira. Iryo joro niryo ryonyine ntigeze nsinzira, kandi nta kintu nabaye, ntarwaye, ntafite ibindi bibazo, ariko nahise nsanga abantu badasinzira babayeho nabi, ngira icyifuzo cyo kubasengera. Hanyuma rero bigeze nko mu masaa 11 nibwo nakomye Pasharoma. Sinzi niba ubyibuka neza, narakubwiye ni wambabari ukamfasha ukansengera nkabona ibitotsi ko ntari gusinzira kandi ko nani, urabyibuka? Nuko gusa nabonye undambikaho ikiganza, ntibavuze niba waransengeye mu mutima, ntago mbizi icyo akora. Icyabaye cyo nuko bwarinze bucya nkireba. Umwuka Wera yanganirije ibintu byinshi. Icyo akora ambwira kubabwira ibi ngibi ngiye kubabwira kuri uyu muntu utaravirwa n'umucyo. Yampaye rero ibimenyetso by'abantu 3 bataravirwa n'umucyo ukuntu bameze, kuko niba mwibuka neza muribuka ko twabonye abaviriwe n'umucyo ko bafite ibintu bibaranga aho bari hose, waba uri umunyarwanda, waba mbese ahantu waba uri hose, umuntu waviriwe n'umucyo aba afite ibintu 3. Nuko rero ngiye kubona mbona anyeretse umuntu, arambwira ngo umuntu wa mbere utaravirwa n'umucyo kandi uri mu itorero, arambwira ngo ni umuntu ubaye igihe kinini mu itorero, umazemo imyaka myinshi cyane mu itorero, ariko akaba atazi ko ataravirwa n'umucyo. Nawe ubwe ntabizi, yibwira ko yaviriwe n'umucyo, ariko ntago umucyo uramuvira. Ngo ni umuntu wabaye igihe kinini mu itorero cyane, kinini rwose, ari umukristo uri aho ngaho usa nk'inyangamugayo udafite indi mirimo ashinzwe, ariko uyu muntu akaba afungiranye ahantu hari umwijima w'icuraburindi, hanyuma akibwira ko ari mu mucyo. Na cyane ko niba mubizi neza, uzarebe numara igihe kinini mu mwijima uzagera aho use nk'ureba, use nk'uhunyeza ugire ngo urareba. Uyu muntu rero yamaze igihe kinini mu mwijima, arabyakiragira ngo arareba, ariko ari mu mwijima w'icuraburindi. Uyu ni umuntu wa mbere Imana yanyeretse uri mu itorero utaravirwa n'umucyo, kandi utaravirwa n'umucyo akibwira ko yaviriwe n'umucyo. Umuntu wa kabiri Imana yanyeretse ni umuntu ngo uba mu itorero, akaba yarafashe n'inshingano zo kuba mu itorero, z'ubudiyakoni, z'ubwarimu, akaba yagenda akaba umwarimu, akaba yaba umushumba, akaba yaririmba, mbese abantu bakora imirimo mu itorero. Uyu nguyu rero ntago yibwira ko yaviriwe n'umucyo, ahubwo yirengagiza nkanako ni ukuvuga ngo ntabwo aravirwa n'umucyo, arabyirengagiza. Uyu muntu ngo yitwaza, Imana yamugereranyije nk'umuntu ugenda na sinyatire idafite stamp. Aragenda akajya yikinga mu maso y'abantu nabo badafite amaso abona, bafite amaso atabona,
bakibwira ko uyu muntu afite ibyangombwa bimuhesha kuba yaba umudiyakoni, kuba yaba umwarimu mu itorero, kuba yaba umushumba, kuba yayobora minisiteri runaka, mbese babandi bafite imirimo mu itorero. Uyu muntu aragenda akabakinga icyangombwa kituzuye gifite signature itariho stamp, akabeshya abantu ko icyangombwa kitariho kashe. Akabeshya abantu ko afite icyangombwa, nabo sinzi niba bahuma amaso akabereka ko afite icyangombwa ariko ntacyo afite, bikamuhesha kwinjira muri izo nshingano zose. Iyo amaze kugeramo rero, Imana yarambwiye ngo iyo amaze kugeramo aragenda akanyunyuza ba bantu bamaze kuvirwa n'umucyo, aragenda bose akabanyunyuzamo ibyo bafite, bigiriranwa n'iki kintu bita amahage. Ihage riba ku nsina. Ihage ni agatsina gato kavuka ku nsina. Icyo gashinzwe kariya abahinzi bakita igisambo. Ikintu gashinzwe ni ukunyunyuza intungamubiri zagatunze insina izavamo n'igitoki ko kakazifatira. Aho uzakabona hose uzakabona gatoshye kameze neza, mbese gafite n'amakoma y'icyatsi ameze neza, kameze neza kuruta insina kandi nta gitoki kizazaho. Uyu muntu rero wa kabiri Imana yambwiye ko ari wa muntu ugenda akinjira mu itorero rwihishwa, agacengera, agahabwa n'inshingano, ariko akagenda akanyunyuza intungamubiri ziri muri wa muntu wamaze kuvirwa n'umucyo. Umuntu wa gatatu Imana yanyeretse ni umuntu uba mu mirimo isanzwe, iyi mirimo isanzwe muri business. Umuntu wiyita umukristo, wiyita ko yaviriwe n'umucyo, nawe agendana ya signature itagira kashe, akagenda akayibeshyeshya abantu muri business zisanzwe, akinjiramo abantu bakagira ngo ni umukristo, bakamwizera. Yamara kugerayo agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, akanyereza imitungo, amafaranga akayarya akayamara. Uyu muntu nuko Imana yamunyeretse ni wa muntu uba mu bintu by'amafaranga, uba muri za fund zifasha abantu bakuze se, abakene se. Uyu muntu ni umukristo, tubyibukiranye ko ni umukristo ariko utaravirwa n'umucyo. We wibeshya ko yaviriwe, yirengagiza nkana ko ataravirwa n'umucyo, hanyuma akagenda akinjira muri izo business. Imana yanyeretse abo bantu bafite inshingano mu mirimo isanzwe, bafite ahantu bahurira n'amafaranga, ariko bageramo bakitwaza cya cyangombwa kiriho signature kidafite kashe, hanyuma bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Aba bantu rero Imana yabangereranyije imitima yabo. Imana yagereranyije n'iyerekwa yanyeretse, inyereka ukuntu umutima w'uyu muntu wa mbere twabonye, niba mubyibuka neza, ni wa muntu usa nk'inyangamugayo utagira ikintu kindi ashinzwe mu itorero, ariko abayemo igihe kinini. Umutima we Imana yawunyeretse nk'inzu nziza cyane, izi nzu za kadasitire dukunda kubona. Inzu ushobora kugenda ukabona ni inzu nziza rwose, nawe wayishimira kuyireba no kuyibamo, nziza ifite ibyangombwa byose kuko ibereye ijisho. Ni ya nzu nziza yambaye amapine 4. Nayibonye iri ku manga, amapine 3 yose nta hantu ihagaze ku ipine rimwe gusa, rimwe ryonyine ariryo riri ku manga, andi yose areba mu manga, nta hantu afashe. Nagiye kubona rero mbona umuyaga urahushye ya nzu, kubera ko nta hantu yari ifashe, nyine ihita ihirimo. Umuntu wa kabiri Imana yamunyeretse nk'inzu nziza rwose ya kadasitire, yayindi nababwiye ibereye ijisho, nayo ifite amapine 4, yambaye amapine 4 ariko icuritse. Ni ukuvuga ngo yo nubwo yari ifite amapine, ariko amapine arareba hejuru, noneho yo ihagaze ku gasongero. Bivuze ngo amabati ni yari hasi. Yego, no kwa kundi bubaka inzu za kadasitire bakagira akantu gasongoye kaba kari hejuru. Ako ngako niko kari gahagaze, amapine areba hejuru. Ubwo wayiba mute? Ni ikibazo gikomeye. Nagiye kubona rero mbona ninjiye muri ya nzu, ninjiyemo mbona isahane, umuyaga urahushye, isahane y'idongo iramanuka yikubita hasi. Kwa kumanuka urumva ni akantu gato kabaye, kwa kumanuka kw'isahane y'idongo ikimeneka ikigwa hasi, bituma ya nzu ihita ihirima. Bivuze ngo nta kintu yari ifasheho n'ubundi. Idongo igahirika inzu? Yego. Babitoroshye. Umuntu wa gatatu rero Imana yamunyeretse nk'inzu, nanone ni ya nzu n'ubundi ya kadasitire, ifite amapine 4 ariko iri kugendera mu muhanda unyerera. Ni wa muhanda uri grise,
unyerera ku buryo inzu nta hantu yabonaga, ntago byakundaga ko amapine ahagarara, yakomezaga yizenguruka idafite ahantu ifashe. Haje umuyaga rero wa wundi wa serwakira, urazenguruka wa muyaga uragenda wegera yanzu, kuko n'ubundi idafite uko ihagarara. Sinzi niba byakunda ko ifata feri kuko amapine atabasha guhagarara kubera ahantu iri hanyerera. Ngiye kubona mbona yanzu nayo kugwa kwayo kubaye kubi, iragwa. Nyuma yo kubona ibyo rero naje gukomeza, umwuka arantembereza njyana ahantu hari balansoire, ahantu hari icyicungo, bya bindi by'abana, cya cyicungo kiba gifite imigozi y'iminyururu, hanyuma hari akantu k'agatebe wicaraho ukicunga gutya. Mbese wari umunzani wo gupimiraho abo bantu. Abo bantu bagiyeho rero mbona umuntu wa mbere, ni ukuvuga ngo bajyaga uko wacungaga umunzani uwujyana hirya, umuntu wabashaga kugaruka. Nyine imirimo ye yabaga yapimwe iri mizima, nta kintu ishobora mbese Imana yabaga ibonye ko ari umukiranutsi. Hanyuma balansoire yaherayo ukamenya ko ibya wa muntu birangiye. Bivuze ngo hari uwo mwasunikaga yagenda ntagaruke cyane rwose. Akajya he? Nicyo ngiye kubabwira. Ubwo rero nagiye kubona mbona umuntu wa mbere agiye kuri balansoire afite ubwoba bwinshi, tukora nanjye aho nayindaho nayo ifite ubwoba bwinshi cyane. Ndi kwibaza ibintu bigiye kuba, kuko nanjye hari nari ntegereje kujya kuri balansoire. Ngiye kubona mbona umuntu wa mbere agiyeho, aragenda, aho kugira ngo agaruke numva urusaku rwinshi cyane, ntiyagaruka. Icyakora balansoire iragaruka, umuntu wa kabiri ajyaho, iragenda, nabwo numva urusaku rwinshi cyane nanone rw'umuntu utaka, nayo iragaruka. Umuntu wa gatatu ajyaho, bigenda gutyo. Noneho nanjye ninjira kuri ya balansoire, mwuka byara. Nagiye nsenga mvuga ni Mana ndakwinginze, kuko nabona byari ibintu biteye ubwoba. Nyine kubivuga gutya biroroshye, ariko byari ibintu biteye ubwoba ndetse binababaje cyane. Nicara kuri ya balansoire, iranjyana ikingezayo. Ikintu nabonye ahari ntabwo kwari ugupima imirimo yanjye, kwari kunjyanye, kwari kureba iherezo rya ba bantu. Naragiye ngezeyo nsanga ba bantu baryamye hasi bari gukubitwa ikibatiri cy'umuhoro. Imihoro iri ku majosi yabo, nta handi hantu bakubitaga, hari ku majosi yabo gusa. Ubwoba buranyica, sinjye warose mva muri iryo yerekwa. Ubwo ibyo byose wabyeretswe turyamanye, ndaho ndi kugwana gusa ndi gufurura. Ntabwo wamenya iby'Imana. Ngayo nguko. Abo bantu se baziraga iki? Baziraga kuba bari mu nshingano, bari mu murimo w'Imana, ariko badakora iby'Imana ishaka. Ninde wabakubitaga umuhoro? Ntabwo nabonaga ngiye bibatira iby'umuhoro bibakubita, ndetse amajosi bakubita hano mu bikana. Yego, gusa ntabwo wari umuhoro wari wa wundi utyaye, ni hahandi hadatyaye cyane niho bakubitaga. No wango no kugukubita byo kukwica atari kugira ngo aguteme nibuze upfe vuba. Yego. Nta no kugaruka se nibuze ngo bavuge bati tubabarire tugiye kubikosora. Ibyo ntabyo nabonyeyo. Hanyuma uragaruka. Nuko ndagaruka rero, ngibwa kubabwira ibi bintu. Imana iginganiriza kenshi, ariko simbe nabivuga. Cyokora ibi byo nagize ubwo bambwiwe kubibwira abakunzi ba Beora, abakunzi b'umusaraba, abageni ba Kristo, abambaye umwambaro w'ubukwe. Njya nibuka ko kera nkiri umwana, papa yajyaga atubwira ati mwambare vuba vuba ndaje mbatembereze. Hanyuma ubwo akabitubwira nka saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, tukiri aho ngaho tugitegereje ngo papa araza. Saa 10 wajya kubona ukabona saa 11 arahingutse araje. Ariko umva ikintu nigiyemo kinini, nuko ayo masaha yose ntabwo twabaga twiyanduje. Twabaga tugitegereje kuko tuzi neza ko papa ari buze tukajya gutembera. Nkatungurwa n'umuntu rero, uyu munsi itangazo ryarabonetse ko umukwe azaza, ko Yesu azaza gutwara itorero rye, ngo dukomeze twambare twirimbishe dutegereze umukwe. Nkatungurwa n'umuntu rero uri kugenda yiyanduza uko ashaka, kandi umukwe ari hafi kuza.
icyo papa atababwiraga ntiyababwiraga ati ndaje mu minota 5. Yavuga ngo mukarabe mwambare mwisige ndaje. Amasaha 2-3 wa mugani gutinda kwa Kristo mu maso y'abantu kuko nitwe tubona atinze, ariko rata Yesu ndagushimiye ko utaraje kera, uziba waraje kera mbandiye. Ibyo nabyo mbyitondera ko Petero avuze ngo ntabwo umwami Imana itinze isezerano ryayo nkuko abantu babyibwira, ahubwo twihanganira idashaka ko ari n'umwe warimbuka. Ntabwo Yesu atinze ku gihe cye, icyo ukora ku cyacu mwe mushaka kuba mubona atinze, na cyane ko mujye munabitekerezaho muvuge ngo ubuse yajya kuza, reba abantu bamaze gukizwa kubera Beura, yajya kuza itaraza bari kugira gute, bari kurimbuka. Ahubwo wowe wamaze gukizwa kwa mugani wijya kwivuruguta mu byondo, ubwo yaza gasanga we yanduje byakugenda gute? Cyanze bikunze ntaho waba ukigiye. Hazamo inkoni. Kuko ntekereza ko icyatuma ndi gutekereza mu mwanya wa papa wawe ukuntu yari kubigenza, yari kubabazwa cyane nuko atagutembereje kandi yabishakaga. Akagukubitira icyo yumva umwiciye gahunda, donc akagukubita kubera urukundo rwinshi agukunda, ati ubu koko ngusize gute, sindi bukurindire. Yanakurindira ukaba umwica izindi gahunda, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yego, hanyuma rero ndabwira nyine abantu bafite ibyangombwa bituzuye, bafite ibyangombwa bifite signature ariko bitariho kashe, ngira ngo murabizi muri iyi minsi rwose icyangombwa gifite signature umuntu agusinyiye gusa nta kashe, ngira ngo nta gaciro bihabwa. Abantu rero bafite ibyangombwa bituzuye ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo bashakishe, bongere bashakisha. Ushobora kuba wiyumvisha wenda ku muntu wa mbere, si umuntu wa mbere uri aho uri mwitorera, ariko wibwira ko waviriwe n'umucyo ariko utaravirwa kuri by'ukuri. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza wo kureba ukuntu wagerageza ugashaka ibyangombwa byaguhesha kuvirwa n'umucyo, kuko twasanze ko umuntu waviriwe n'umucyo nta kindi ahabwa impano iva mu ijuru, akagabana ku mwuka wera, yarangiza agasogongera ku ijambo ry'Imana akaryibonamo rikamubera miruwari. Niba usanze rero ibi bimenyetso bitatu biranga umuntu waviriwe n'umucyo utabifite, gerageza ushaka ukuntu wabibona. Umuntu wa kabiri ni wa wundi nyine uba mu itorero. Ushobora gusanga uri mu itorero ufite imirimo, ufite inshingano, ufite ibintu ukora ariko bitanditse kubera ko utaviriwe n'umucyo. Uri kuvunikira ubusa icya mbere, kandi ubugingo buhoraho ntabwo bukugenewe kubera ko udakora ibyo Uwiteka ashaka. Ni kimwe n'uyu muntu wa gatatu uri muri business ze, mbese uri gukora akagwiza imitungo ariko ubugingo buhoraho ntabwiteho. Najya nkwinginge kubw'imbabazi z'Imana rero mureke dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Urakoze cyane, Imana amahoro umugisha. Niringe nashidikanya ko abantu bakwiye kubyitondera, kuko nibyiye kumbwira ngo ngusengere, narasenze hanyuma ndongera ndasinzira kuko n'undi arunkanguye. Icyo kintu cya mbere gikwiye gutuma abantu bahora bita ku mikorere y'Imana. Imana isura umugore idaciye ku mugabo ngo imubaze iti ntuza tuvugane. Abantu bajye bamenya ko Yesu aruta abagabo banyu mwese mufite. Ntabwo Yesu akwiye kugiranwa n'umugabo wawe. Igihe cyose haje mu mpamvu z'ubugingo, Kristo niwe ufata ubutware ku mugabo no ku mugore. Ariko hari ikintu kirimo gikomeye numvishe nta ubura kubwira umuntu wese udukurikiye. Ushaka kwibaza ngo kandi ikintu kintunguye nuko ibyo bintu bimaze ranye iminsi bikamira ngo dukore ikiganiro utanambwira ibintu turivuganeho, na cyane ko niba ari wa muco kudashaka kuganira n'umuntu hamya bwe cyangwa ubutumwa afite ngo mbanze mbumve mkumvira kuri kamera. Ikintu kintangaje no kubona umuntu ashobora kuba afite urwandiko icyangombwa. Mwibwe ko icyangombwa ntaga urwandiko narwandikira mu masharo masi ngombwa ko ruterwaho kashe, ariko iyo byamaze kwitwa icyangombwa kiba kiriho kashe y'ubutegetsi cyangwa y'ubuyobozi butanga icyo cyangombwa. Kubona umuntu afite icyangombwa kiriho sinya kitariho kashe ni kimwe rwose no kuba mu itorero rya hano mu isi cyangwa se mu idini runaka nta mwuka wera. Bibiliya iyo itubwira ku mwuka wera mu rwandiko Paulo y'Efeso itubwira ko umwuka wera ni kashe. Munyemerere
nsome ayo magambo. Dufate Bibiliya zacu mu rwandiko Pawulo n'ikitorero ryo mu Efeso, cyangwa se urwandiko Pawulo n'Efeso, igice cyaho ni icya mbere. Umurongo nishaka mpere ku murongo wa 13. Cyangwa se reka mpere ku murongo wa 11, biradufasha kumva neza. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranyijwe kera nk'uko Imana bigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranyijwe. Basoma Icyongereza barabona ko havuga ngo mwabaye sealed, mwateweho kashe. Ntabwo ari sinyatire, ahubwo ni sealed, ni kashe. Uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Umwuka Wera niyo kashe Imana iguteraho, kandi kashe, amateka cyangwa se ubusobanuro bwa kashe, munyumve neza, kashe ntabwo ari sinyatire. Kashe isobanura ownership, isobanura nyirikintu, nyiracyo. Iyo Imana iguhaye Umwuka Wera, ibi yemeje mu buryo ntashidikanywaho ko uri umwana w'Imana, uri uwayo. Abakristo nkunze kubivuga mu biganiro byinshi, abantu benshi bakambwira atari kubwo ibintu uvuga bibaho. Umukristo udafite Umwuka Wera ntabwo azajya mu ijuru, ntabwo bikunda. Kandi kugira Umwuka Wera bigira ibimenyetso byinshi bibaho bituranga, wenda ntabwo ari ikindi bwige kwigishaho, kuko iki cya kiganiro Imana atumye Mama Sharama gukora, ariko kandi nta Mama Sharama nta Papa Sharama, twese turi umwe. Ariko mwene data, umaze imyaka myinshi mu itorero, icyo bikora ugira umugisha guhura n'abahanuzi benshi baguhanurira, babereka ibyawe, bagira gute, bikakuha silence ukaba mu murimo. Nibyo koko kumva Imana ivuga mwana wanjye, mwana wanjye, ariko mbibutse ko n'abanyabyaha n'abana b'Imana. Hari ikintu abantu birengagiza. Twese urukundo Imana ikunda abakiranutsi n'urwo ikunda abanyabyaha ruranganije na kwijana, udakwema akantu nakamwe, naka kamwe, nta kintu kimwe Imana dutandukanyirizaho abakiranutsi n'abanyabyaha. Dutandukanira ko twe twamenye urukundo rw'Imana tukarwakira, abo bakaba batararumenye ngo barwakire. Ni cyo kidutandukanya, ariko ni kidutandukanya twebwe abantu, ntabwo ari kidutandukanya, ntabwo ari difference ku bantu b'Imana cyangwa se ku Mana. Iyo tureba mu maso y'abantu ukuntu Imana ikunda, mu Rwanda hamaze iminsi havugwa inkuru z'abari abantu basambaniye mu muhanda. Uburyo Imana ikundamo ari abagabo, uramukabone bari umusore n'umukobwa basambaniye mu muhanda. Ni nako nanjye nkunda nicaye aha nirwa nkora ibishoboka byose kugira ngo nirinde cyane gisa nacyo, nubwo bo babyishyira. Niyo mpamvu urukundo rw'Imana, niba ufunganye n'abari abantu ukaba wagize umugisha kubona ubutumwa, cyangwa Imana yagutumye muri gereza kwisha no kugutuma ugiye kuvuga ubutumwa bakagufunga, ariko mujye mubyihanganira. Ibyo inzozi n'Imana zigira ko bagufunga kugira ngo ujye kubwiriza muri gereza. N'abari abantu nta yindi mpamvu Imana ishobora kwemera ko njya muri gereza, no kugira ngo n'abari abantu babwirwe ubutumwa bwiza. Imana idukunda twese urukundo rungana, ititaye ngo we wakoze ibyiza cyangwa ibibi. Niyo mpamvu twese yaduhaye Kristo, kandi yamuduhaye twese turi babi, tutarakizwa. Nkaba nifuza ko umuntu utarabatizwa mu Mwuka Wera, utarahabwa Umwuka Wera nk'ikimenyetso kigaragaza ko uri umwana w'Imana, ukwiriye kurira. Imirimo yose ukora mu itorero biteye agahinda, kubona inzu ntacyo utakoze ngo uyubake, ariko ukayubaka idafite aho izahagarara. Biteye agahinda kuba wakubaka inzu ariko ukayikorera byose ariko mu by'ukuri icuramye. Birantangaje kubona kuba umudiyakoni utagira Umwuka Wera, ni nko kuba ngo inzu icuramye. Ubundi buriya yabihagaze. Nyine ibintu byo mu mwuka bari mu mwuka icuritse, abisekeje, wayigenda mutayanzu yahirikwa itasi, nakunga idongo yameneka inziga hirimo. Ariko ni nabyo swari ibintu bibaho mu rusengero, wabona nk'umukozi akoza agakosa koroshye mu rugo, ukabona Kristo umuntu aburambitse hasi.
nuko wamugane no guhirima kw'inzu n'ibindi bisa gutyo. Nagira ngo twinginge Imana ibabarira umuntu wese, kandi umuntu wese nahirimbanire, kugira ngo Paulo niwe wakomeje avuga ngo Imana itanga umwuka wera itishama, donc ititangiriye ngo ivuge ngo katanshirana, ifite mwinshi uhagije umuntu wese nawe ushegera ugire, kuko utamufite ntazajya mu ijuru, na cyane ko ari we umwuka wera niyo receiver iba muri twebwe, impanda nivuga niwo umwuka wera uba muri twebwe n'uzumva impanda. Icyo nicyo kizatandukanya abera n'abapagani. Umunsi impanda yavuze muzabimenya uwo munsi. Abantu badafite umwuka wera impanda ntivuga ntago bazayumva, bazaguma mu buzima busanzwe. Ariko abafite umwuka wera impanda nivuga tuyumva, tunahite already tuguruka tugende. Nicyo numvaga ntabura kongeraho. Imyaka myinshi bamara mu itorero, amatitiro agira mu itorero, amafaranga menshi, ibyo twita imigisha hano mu isi wagira, kandi ari n'Imana ibiguhaye, ntago arasiranse kuzabona ubugingo. Nagira ngo nshimire Mama Sharma kuri uyu mwanya, hanyuma tunamuha akanya aze kudusoreza dusenga. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza ugejeje ku badukurikira. Imana ihimbazwe. Ndagushimye cyane kubw'ubu butumwa. Ndabizi neza ko nta jambo ryawe ujya uvugira ubusa, ahubwo hari icyo ushaka ku bantu bawe. Ndakwinginze rero kugira ngo ubu butumwa bugende bugere ko bugenewe mu izina rya Yesu, ndetse bumuhindure mu izina rya Yesu. Yawe umuntu uri mu itorero utaravirwa n'umucyo, ndakwinginze cyane kugira ngo iki kiganiro kimubere imbarutso yo kuvirwa n'umucyo mu izina rya Yesu. Ibivugiwe ahangaha bibe la cause immédiate yo guhita bituma ako kanya agenda akavirwa n'umucyo, akabona umwuka wera na rya jambo ryiza ry'Imana akaryibonamo. Mbese bya bimenyetso bigaragaza umuntu waviriwe n'umucyo bikamugeraho muri aka kanya. Ndakunyize kugira ngo urengere abari mu itorero, abari mu nshingano zitandukanye, ababikora ariko bakabikora bataravirwa n'umucyo. Ndakunyize cyane kugira ngo umucyo wawe bamurikire mu izina rya Yesu. Abari mu mirimo isanzwe nabwo bagenda bigura intege, bakora ibyo bishakiye, badakora ibyo Umwami Imana ashaka. Ndakunyize cyane kugira ngo barengere. Ndaguhendayenze cyane kugira ngo abantu bawe ubazamure, ubageze ku rugero rukwiriye, ubazamure, ubahe ubushobozi bwo kugenda bogoga ikirere, bagende baguruke, bashira amanga, bashira ubwoba, bambuke iki kibaya, bagende bagere hirya. Kuko hari abantu batinyishijwe cyane no kuba bavuga ati se nitwinjiramo neza ntituzahomba, business zacu zigahomba, kuko babonye ko hari abantu bamaze kwinjira muri ibi bintu baragenda barahomba. Bagatinyishwa cyane no kuba bavuga ati se nituba supre tukagenda tukaguruka tukagenda tukambuka kiriya kibaya cyose ntago bizatugeraho. Hari abantu batinyishijwe cyane no kuvuga ngo se nitubyinjiramo neza ntago bizatumerera nk'uko bariya byagenze, ese nituzahura n'ingorane nk'iz'abandi bagize. Ndaguhendahenze cyane kugira ngo utinyure aba bantu, umucyo wawe ugende ubavire. Bisabanye kwizera mu izina rya Yesu, amen.